Yes, tubaye ikaze ku Kombe TV, niba turi TV ndetse na Ndanda TV. Uyu munsi tukaba twasuye umunyabigwi cyangwa se umuntu udasanzwe. Araza kwivuga, ambwiye ko ntagomba kumwita umuntu udasanzwe ko ntasanzwe bitewe n'amateka tumuziho, ndetse n'ibyo yagiye akoreshwa n'Imana, nabyita gutyo. Reka tubanze umwanya atwibwira gusa mu ncamake amazina mbese uriwe tubone gutanga karibu cyane. Murakoze cyane. Mu mazina nitwa Sabitire Simon. Amazina nayo ukaba ufite iyihe titire? Ndi umupasitoro. Upasitoro nabutangiye mu myaka ya kera kuko nakijijwe kera n'ubundi. Kuri ubu rero ngeze aho ndi mu kiruhuko cy'izabukuru kuko bivuga passion mu rundi rurimo. Ariko nyine aracyariho nsigaye nkora ibyo nshoboye, ibinaniye bigakora abantu. Murakoze. Yego, urakoze cyane. Hano nkaba mfite igitabo cyitwa ubuzima buzanwa no gutumbira Yesu Kristo. Mbere turakijaho agakiza wakakiriye ryari, wakakiriye mu buhe buryo, mu gihe kimeze gite, watubwira mu ncamake? Urakoze cyane. Twakijwe mu mwaka wa 50. Dutuye ahantu hitwa ku Cyito muri zone y'Ubuvira. Aho ku Cyito ni ku mupaka wa zone y'Ifizi n'Ibuvira aho bihurije. Aho niho twari tuye, niho hitwa ku Cyito. Aho ni mu Ndondo se cyane? Aho ni mu gihugu cy'Epfo. Aho bita ngo ni mu misozi yo hagati. Mu cyo hagati. Mbese urumva nawe hari imisozi miremire, hari n'imigufi. Aho rero niho bita mu cyo hagati. Niho waba hitwa ku Cyito. Yego, umanutse nyuruja mu Mushasha hepfo uko tubivuga, umanukira hitwa Ikigongo cyangwa kwa Makoboro mu Ikamba. Aho niho twari dutuye, niho navukiye. N'ubundi niho nakirijwe, ni naho natangiriye kuvuga ubutumwa. Yego, noneho hari muri 50. 50 turakizwa, 52 turabatizwa. Gukizwa rero kwacu nkuko byifuje kugira ngo bimenye birashoboka, kubera kwibagirwa umva imyaka ni myinshi irenga 70 tukijije. Umuntu ashobora kwibagirwa bimwe byinshi kandi n'uwagira ngo acukumbure byose yibukijwe n'abandi. Nanone ntibyafata umunsi umwe cyangwa ibiri, ni birebire cyane. Gukizwa rero uko byaje biti. Aho twari dutuye twari tukiri bato, ariko batari bato nyine cyane. Twari abana nyine bazi ubwenge, bashobora kumenya ibyiza n'ibibi bakabitandukanya. Bavyirutse mbese bavyirutse nyine. Ariko rero urebye muri iyo myaka, mvuze imyaka yo kuvuka iyo batwandikiye mu bitabo, ntabwo ari yo. Yego. Kubera iki? Urumva hari hakiri mu gikorone cy'abazungu. Mwavutse ibigori byeze. Iyo baratwarusha ngo twavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 42. Uwo rusibyo. Kwari kugereranya. Nyuma rero tugiye kubitohoza nk'abakuru bari bahari icyo gihe, bakavuga ko batinyaga abo bazungu kuko yandikishaga imyaka itari yo, umwana yararenze akaba yogira ibihano, akaba umuhana. Hanyuma agabatorikana bamwe bakavuga bati bavutse muri 35, abandi bati ni 38. Hagati y'ibyo rero kuko ibyo ari byo bari banditse nyine mu biranga umuntu, biranga umuntu, niyo myaka yagumyeho. Ariko siyo. Ubwo rero sinoshobora kwemeza ngo navutse muri uyu mwaka n'uyu, ariko usomye nyine ibyo byanditse mu irangamuntu ni 1942, ariko sibyo. Aho rero ni kukizwa rero kwaje gute? Abantu twari dutuye haje kuza abavuga butumwa batatu. Umwe yitwaga ni Kaje Bikandereye, sawa bitwaza twaza muramuzi nyine ni pastor wari wawe cyo kitwaza abo yari atarabaho, twakoranaga na se. Ise rero nawe aho yari atuye, kubera ko abari bahatuye icyo gidini ryari ritaraza, uwakijijwe mu ba mbere basa n'abamwirukanye ngo azanye ibintu by'inzaduka. Baramwirukana aho yari ari nyine aje mu bapfurero no yaratu. Ubwo yari atuye ahantu hitwa mu Igomba. Mu Igomba ni hafi no ku Cyito nyine n'uruzi. Yari Andrea Kajabi kandi se bagitwaza ariko nakubwiye. Hanyuma rero baza kuza nyine bavuga ubutumwa, baza ari batatu. N'undi mupasitoro nawe witwaga ngo Samuel Ntakandi. Nawe wakijwe kera, ndetse bavuga ko ari mu bambere abanyamurenge bakijije.
abazana n'undi mugabo witwa Rameke wera umurundi ukomoka nk'epfo nyine mu mushasha ariko bamenyanye nyine muri uko bakijije tubona rero barasesekaye iwacu bari turi kucyita yitwa kucyita bon n'ibyo abasore nyine bari babyirutse kurya nyine bakeneye kubona ibintu bishasha bije baraza bagenda baririmba turabitabira rero tubaha intebe baricara tanga rero baturirimbira indirimbo icyo gihe baririmbishaga indirimbo zanditse mu rurimi rw'ikirundi bagasoma mu gitabo cy'igiswahili ubwo se bari bazi gusoma igiswahili bari babizi urumva bari bagize nk'iminsi itari mike babatijwe ubwo nyine bari bigishijwe bitari bike byinshi nabyo ndaza kukubwira aho byaturutse noneho rero aho twari dutuye si ukuvuga ko aribo bahavuze ubutumwa mbere haje umupastor w'umupfure mvuge mwarimu kuba pastor icyo gihe urumva ntibyari bisanzwe uwo mupfure bakamwita ngo Andrea Rwatakira twamubonaga tukiri batoya ariko nta bayoboke yigize agira nta bamuyobotse gusa twamubonaga yigishaga abana nko gusoma hanyuma aza kugenda muri iyo minsi nanone harongera haza ubundi w'umubembe witwa Isaka Nzuru nawe yabaga hano witwa Kagomba hafi naho muri Kamba nkubwiye nawe rubucyo bwibumshe ko twakije ukazaza kahagera akongera gasubira noneho abo gabo baraza bamaze kurumva twanavugaga n'ururimi rumwe hari abanyamurenge nyine ikimwe natwe noneho tubaha intebe bararirimba ndayibuka n'indirimbo baturimbiye mu kirundi ngo uje umwumvira nta kandi gakeza keretse Yesu gusa mu mwumvire cyane n'ubu nyine mu ndirimbo kirundi niko babiririmba turafuka muri batusengera nyine turi basore nk'abatatu nk'abane n'abakobwa nk'abangahe baba baradusengeye hanyuma rero baragenda urumva hari muri 50 nari nyuma rero umwaka urangiye sinibuka niba hari mu kwezi kwa kangahe umwaka rero urangiye ageze muri 52 abantu batangira kubatizwa rero zari ingorane bikurikiranye nabo batwigishije gukizwa mu gukizwa aho byavaga haje abazungu bamisiyoneri subiye inyuma gato muri abo bazungu nabo kugira ngo baronke avuga ubutumwa byarabagoye ni bande batangiriye ku bakozi babakorera nko wakoraga mu rugo nk'abatetsi babateke bakongera bakazana kandi n'udushuri tw'abana abana baje kwiga rero n'abanyina bakaza babakurikiye bo barongera nanone bashyiraho centre de santé ivu mbese ikigo nderabuzima abantu barwara bakaza kuva ubwo rero ni ibintu bari bakereye bishaka kwegerana n'abaturage kugira ngo bazovuga ubutumwa nubwo mubona ubutumwa ngo abantu babafata nk'ikintu cyoroshye ariko kugira ngo bukugereho byaragoranye kuba bitangije mbese bamwe baranapfuye haza bakabiri ntabwo byari byoroshye kugira ngo utangize ubutumwa noneho rero abo bantu bari abapfurero nibo babana urumva no abapfurero wenda n'ababembe ahantu hamwe niba mvuga ndavuga aho nari ntuye n'abandi nabo bari batuye handi nabo bagiye babona ibindi nabo baza nabo bazovuga ibyabo ariko jewe ndavuga ibyo kucyito aho nari ndabona kiri yego urakoze cyane hanyuma rero abo bantu nibo baje kuvamo bavuga butumwa kuko bari abapfurero n'ababembe bakagira imigenzo tudahuje uti niki yihe twaryaga inkoko abanyamurenge n'injanga wenda nk'abana ariko abantu bakunze baryaga injanga urumva nawe noneho rero waje kubatizwa kuko aribo baje batangiye kutwigisha nabo bakomoka muri ubwo buryo ngubwiye nabo bakavuga ati nuja kubatizwa abanza urya inkoko urarya amagi twatuntu twabo tudasanzwe tu nibwo ubakije nibo nyine werekana kuko wakije iyo rero twakoze bikaba ngombwa ngo turye jewe ndetse twatangiye turya ibata jewe n'ubundi twabiganiriza ariko mukabirya rwihishwa kugira ngo ababyeyi batabimenya uko rero mukabatizwa umaze gukora ibyo hanyuma rero ukangaruke nanone abo barabapfurero noneho ababatizaga abo batubatizaga barabapfurero abapfurero urumva muri ubwo buryo bakijijwemo
noneho bagashaka kubahatiriza ibyabo noneho gabazaga kubagamwa bavuga butumwa abo bavuga butumwa nibo bagiye babatwoherereza nubwo atari bo batwigishije agakiza ariko bumva ngo natwe twakijijwe amakuru gagashika ku misiyoni urumva misiyoni yabaga Uvira ni kure natwe aho twari dutuye noneho bakabohereza rero batiriye habonetse abakristo mugende bije kubabibura nabo baza kuza rero kugira ngo baje kubabatiza niyo mpamvu babasabaga ngo mukore nkuko baje bakora noneho bamenya ko mwakijije ibyo tukabikora nyine ndagundi akiza no aho ikindi nanone uko twari tumize uko twari dutuye aho hantu mbese ubuzima busanzwe abantu bari ubirebye neza ni igihe cy'Imana cyari kigeze kugira ngo abantu bakizwe titwavuga ngo abo nibo badukije yego nika bafunguye imbarutso y'Imana igihe cyari kigeze dusomye rero hariya muri Yohana ku gice cya 3:16 kuko Imana yakunze bari mwese byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese akizwe atarimbuka uko rero ni igihe cyari kigeze kugira ngo dukizwe nanone wongere wari bare muri Petero wa mbere gice cya mbere no ku murongo wa 19 bakuvuga ngo ntitwakijijwe twakijijwe kubera agakiza umwana w'Imana wapfuye akamena ayo maraso yiwe ayo maraso atagira inenge n'ibara ayo niyo yadukijije ariyo ya Kristo Yesu wamenwe n'Imana isitararema akerekanwa ngo kumperuka y'ibihe ku bwacu ubwo rero iyo mperuka nyine y'ibihe yari igeze kugira ngo dukizwe ureba rero uko gukizwa kwari ubushake bw'Imana igihe cyari kigeze turapfukama rero icyo gihe tuba turakijwe icyo gihe rero turagenda tujya kubatizwa naho nko kumbwira ingorane twahuraga nazo twajaga mu Uvira abana bakuriye ruguru aho bakuriye hari imbeho nta malaria yari yahabaga nayo mwaje fo mugakorayo malaria bamwe bakarwara abandi bagapfa ndetse noneho rero kibazo ku babyeyi bacu ikindi cya kabiri nini cyo kibazo baravuga ngo abana badushize amazwe na malaria barapfuye barashize buri muntu wese niyimira umwana cyo gitwarwanira niyo ndamba iyindi kandi ya kabiri urumva basengaga ibishushanyo baraterekera bakagira imandwa nyine bakagira baryangombe babinego wumva urebye neza abantu kera bahuriza bashaka Imana ariko satani kuko bahuje amaso bagashaka bakorakora bashakisha uko bubone iyo Mana yagakiza kuko ibyo bigirwamana tuvuge basengaga n'abantu bagiraga umuntu umwe akamwicaza ku ntebe bakamubwira binego wundi ngo niryangombe mu gusaba bagasaba ngo uzombe ibyaro uzombe itunga uzonkiriza abantu urumva mbwe barwa ibyo rero nuko basengaga urebye icyo basabaga babagiraga nk'Imana uko nukuvuga ngo bariko bashaka Imana itanga ubuzima itanga urubyaro ivura n'indwara ibo rero barayoberwa ntibamenye bakabicisha mu bandi bishaka rero mu bandi bantu kandi abantu nabo batabimenya aho ikindi nanone kandi igihe babikoraga satani yahuje abantu ni umwanzi w'ibyiza yahumye abantu ababwira ibinyoma n'umwanzi ukabije kuri muri ibyo yavuze noneho rero bagakora biteye isoni mu gihe babaga ari imandwa bakambara bidakwiye koje soni nyine ugasanga ari imandwa birabyingwa barasahura ingo zarizaho n'ibindi bitaga ngo nta mabanga bitamenyekana babacishaga mu nzira nziza ziteye isoni uko niko bari bameze umwana basengaga yari noneho rero tumaze gukizwa nanone kibikindi kibazo bati noneho rero ibaje guhindura bazanye ibindi bitahanye n'ibyacu ni mu bamagana izo ntambara rero twarwanye nazo ariko hamwe n'ibyo kuko Imana ari umucyo yari yakije mweje muzuhungu y'umucyo ijambo ry'Imana riza muri twe abatwigishije gusoma bo wamenye inyuguti mukabigira ubundi nawe akabarayimenya ubwo tuba turabimenye nyine hamwe na za mbaraga z'Imana zari zije kugira ngo abantu bakizwe bo niba hari ikintu bazatube duhagarariye yego tukira aho ngaho waravuze ngo nkagiye mora n'intambara ese ni ikihe cyabakomeje cyane kugira ngo ni ikintu cyabakomeje cyane kugira ngo mu gutsinda izo ntambara zose kuko bya bintu bishasha wenda mutari mufiteho amakuru menshi ariko musanzwe muri mu bindi ese ni iki bo twoshobora kuvuga ngo ni igihe cy'Imana niyo yadukomeje hazaga urukundo ukabikunda ukumva urabikunze
n'ukuntu uhagarara kubirwanira kandi icyo kintu cyari giteye ibyo twashobora kuvuga n'umwuka w'Imana kuko twahise dusenga ikindi cyakabiri tubona ubwaye bya bindi ababyeyi bacu babagamo tukabigaya nabo ubwabo kibaye ikibazo wenda tuvuge nk'abakeya muri bo bari bamaze ko kumenya ubwenge harimwe bari barabanzwe si ngombwa mvuga unaganana none bakamenaga ibanga bati hariya mu mandwa dore ibyo bazakora nibi bakasana babikoje so nubundi mwahagarara hanze mubareba mubahanga amaso bakagira isoni cyo gukora bene biri biba rero ni nkahari n'ubushobozi bubiri buhanganye twebwe rero umwuka w'Imana utuzanira gukunda dukunda ijambo ry'Imana nubwo tutari twabonye abahanga batwigisha ariko umwuka wera ni umuhanga umwuka wera rero dukundisha dukunda kunasoma twahize tumenya no gusoma nta batwigishije nta mashuri yahabaga nta bari banabizi gusoma ariko twahize tubimenye nashobora kuvuga muri byaraje gusa n'Imana yari ibishatse ko agakiza kaza icyo gihe imurenge akandi kindi no garuka nanone kandi Imana ikunda abanyamurenge si Imana yacu yonyine nko kumwe bazavuga ngo Imana y'inganji Imana y'inganji baho aho nyine ni Imana y'abantu ariko nanone ngako kandi tugaruke ku bwoko bw'abanyamurenge twebwe icyo gihe twarakijijwe n'abantu bakuru barakizwa nk'uko wari umaze nyine kwaka muri twe n'abagabo batari bake bakuru barakizwa ariko nta bafurere twigeze tubona bakizwa bakuru nabo bari bagiye batwoherereza ngo n'abarimu bacu nyuma bagiye bananirwa muzamumva abanyakurunduka yagize ubuzima bubi yari umwarimu ahantu witwa mu Gitaro ariko yabaye murere mu bicanyi yabaye uwo bari batwoherereje yitwaga ngo ni Mariko nawe yaje gutandukana n'umugore ashaka undi wa kabiri nawe yarangije mu buzima bwe ariko twebwe rero b'abanyamurenge harakomeje nubwo bamwe bagiye bagira intege ariko nyuma bangwe kandi bakajya bagaruka icyatufashije rero nk'uko bivuze nicyo umuriro w'Imana wo nyine wari wururutse abantu barasenga batangira kubatsigwa n'umwuka we ko rero niko byagenze aho gutita turahaba rero hanyuma urumva nabe twari tubaye nk'abasore kibi kintu nyine abantu batoya bitabiriye nubwo hamwe ngorana ababyeyi batabizi bagaragaje nko kubibuza wapi birananira kuko nyine Imana nari yashatse kwatsa umuriro tubare aho rero kucita bataratwohereza rero uwo mwarimu waje gutura umufuriro ngubura baje kunanirwa nyuma witwa Mariko Rutubaza Mariko na Ruzira Rutubaza ndi mukirisi twabanaga umufuriro niwe umufuriro wari kujwe mukuru ariko nawe yaje gusaza nyuma ntabandi bakuru bafuriro noneho rero tuza kwigira inama yewe n'abandi basore witwa Paulo Semafoto ndakiri weraje noneho twubaka akazu kacu tuzatuba turagiye turakubatse tukujuje rero karako kuba mu twahoraga dusengera mu nzu y'umukecuru witwaga Nyirakarya Mukamuyengeza ni wari umushefu wari utwaye kucito yarafite abagore barenga umwe wari umugore w'umukuru ushaje agatwira ati bana banjye muze musengera tugasengera rero ahantu tuza kugira inama twubake akacu kazo imbere y'inzu tumaze kukubaka rero umusore mugezi wanjye tukagira urusengero rwa mbere rwabaye guci turakubaka tujya mba namenye gusoma mbaye mwarimu w'abana abandi nabo barabimenye abandi nk'abakuru kuri Bibiliya no gusoma noneho bazana gudutabo twigisha nko gusoma mbese n'ibitambaro nibyo naheri igitambaro cya mbere cya kabiri cya gatatu neza nk'ibitambaro inyuguti babyandika ku gitambaro cy'umwenda igitambaro nivyo byabanje bitamba bakabyoherezaga abazungu urumvaga amakuru yashise komisioni ati hari ahabaye ijambo ry'Imana bagezeyo bakabaha ibyo bitambaro ibyo byari bitabo tutangira kwigira ugasoma rero igitabo cya mbere igitambaro cya mbere kwa kirangiza cya kabiri cya gatatu je ndabirangiza ko ari bitatu banamenye gusoma nta mwarimu muzi kuri wanigejeje nubwo twageraga aho kwashikaje bikarimwe na rimwe bahageraga ngo umunsi umukagana ariko twumva nyine ubumenyi buraje nyine turamenya gusoma tutangira rero kugura ibitabo bakoreshaga mu ndirimbo z'ikirundi imvugo y'ikirundi aho mu dutabo twagano na za Bibiliya zije kuza nyuma mu mvugo y'ikirundi y'inani y'ikinyarwanda igitabo cy'indirimbo ni ikirundi Bibiliya ni ikinyarwanda ibyo byakoze ibihe birebire za Bibiliya z'ikirundi zaje kuza nyuma ni wabo nibyo bakoreshaga natwe rero ibitabo by'indirimbo nabyo byaje kuza nyuma ariko tugitangira n'ibyo twakoresha
hahandi muri ka kazu rero mba tuba tugahindura urusengero ngahinduwe n'ishuri ryo kwigishirizamo abagore ndabigisha bamenya gusoma abagabo nyine batari bake bamenya gusoma ni umuriro rero uburaza gukiye nibwo nyuma rero baje kutuhereza uwo mwarimu nakubwiye we yasanze deja twaramaze kugira n'abategeko batuyoboye noneho ukareba rero nk'abarushije imyaka bamaze no gushaka nk'abagore twari dufite nk'abagabo batari bake bagira ngo ku 10 rero bamaze gushaka abasore noneho umuntu umaze nyine kugira urugo rwe ntabwo bakivogerewe na se cyane ariko baragerageje ndetse bazaga birukana bamwe bakabirukanira abagore bakabirukana rwose bamwe baraheze nuko nabe byavaga hehe uko kuza kubatizwa rero nako kandi ngaruka inyuma ndakubwira twinshi twabaye ingorane twagendera umugore yamara gukizwa bambaraga inigi mu ijosi ndetse n'ibitare ku maboko no ku maguru nkubwire gutyo utabibonye ndushobora kuzumva ndabise noneho amara kujya gukizwa rero bati inigi bazice ninka mashenete ndashobora kuvuga shenete saza bati inigi bazice aho bazambaraga ari ku maguru n'umubiri yari zindi bambaraga mu bati ibyo byose babice abona upfurero babwiraga mbese ni ubukirisitu bwari icyo gihe bwavugaga natwe tukabona ni ngombwa twategaga amasunzo bati n'amasunzo bayakureho batigirumba n'amasunzo bati ibyo byose ni iby'igipagani y'amarumba inani duteze amarumba abagabo bati bahirimbije abana kuko bahoraga bo gushanya bagasiga wa murambararo w'isuzo rero n'ibyo tubikuyeho abagore baciye inigi zose bati bagica bicujije ari bazima gucuza urumva icyo ari cyo niko umuntu wapfuye batajya bahambara ibyo yambaye niko gucuza bati babicujije biba induru gerere iravuga ariko abantu bine bahangana nabyo turabitsinda kuko kubandwa kuragabanuka kuko bavugaga batese twaterekeraga tuterekerera abana ngo babe none rero bagiye ibyo ndibakunda ku buzima bwacu ave abenshi babiva n'abasigaye badakijijwe nanone bakabona bahaye agaciro gake imbaraga z'Imana rero zigabanya za satani imbaraga z'Imana ziba turahaba rero aho ngaho kucyita muri 55 ubwo nyine twamaze kuba benshi gusengaga kwabaye no kumenya kwigisha turamanuka tukaje ku mission igihe kigaburo ryera buri musho w'umwezi ngo kwezi tukajivuvira ko hamwe rigaburo ryera nta wundi batanga igaburo ryera ku mission yakira abazungu nibo bari batuyoboye tukavaruguru tukamanuka ruguru hose bavuga mu yepurato kurya mu byita muvugo ya none mu yepurato tukamanuka twese tugahurira muri bya bice byose biri ku misozi yuzuye tugahurira abo mu ruhande rwo murambo baje iremera no hari abandi bamisiyoneri abandi bakabahibuviye naho hombi niho hakorerwa ibyo ndavuga muri zone y'ubuviye tubagahurira kugeza muri 55 bo nanone uko ijambo ry'Imana ryaje gukwira rigakwira muri kare gace kose aho twari dutuye hare aho epfo ruguru inka zimaze kuba nyinshi uruguru bayiruke ya muri iyo misozi hana bagani mangaze muze gatemba bigira inama yo kuva ngo bazamuke baje ruguru niho hari inzuri zinga ariko iyo habaga inyamaswa akaba n'abatwa abatwa zari izindi nyamaswa ndashaka kubwira indambara nayo abantu barwanye muri cyo gihugura ngo bafate kiriya gihugu nubwo abantu bareba nyine utura ushatse ariko kugira ngo abantu bahagere ababanje mbere bamwe bishwe n'intare abandi bicwa n'abatwa abandi barwana nyine ndambara benshi barakomera noneho bakajaga inama rero arabavuye aho kucito arabavuye aho bita mu Karonge mu Kavugwa mu Rugarama yewe kugeza no higa cyane zakshe bakazamuka bose bagahurira ku ndondo bakegeranya ibiraro by'inka kugira ngo bazofatanye bashumba bose kurwanya izo ntambara barwanya intare barazirukana ariko si mu mwaka umwe cyangwa ibiri aho barwana nabo abatwa barabahashya noneho rero inka z'uburugu nyuma rero nkuko nkubwiye tugaje muri 55 twa bari basigaye inyuma ariko abambere bari bagiye none bata aho habaye uruguri rw'inka ariyo tuje bahatinyaga iki imbere batinyaga izo ntambara nkubwiye zibiri y'abatwa n'inyuma icyaga gatatu niza tigahingwa ngo here ndabiryo byawe abagiye bwa mbere nibwo batambuka guza wumva baje za mibunda zitombwe kugira ngo begere aho ushobora kuronka utuntu two kuri bajagiyo hirya ubico gihe hari mu bibira gusa ntawahingaga nta bantu bari batu noneho nyuma rero bigira inama ati
mu by'ukuri tuzamuke tujari tusange inka bakaza kumwe babiri batatu bangahe nanone barazamuka ariko subira inyuma gato nanone nyuma batarazamuka mu biraro by'inka uwo muriro wivuga butumwa amaze kwaka muri iyo misozi yepfo twabaga nanone abungere ntibaretse kujana ruguru ngo dushike ruguru rero nanone abungere bakaje inama bati dusenge inka kurya imuhira duseze bwabo byutse barabujana abashumba bonyine bagahura bakubaka isengero ku misozi abashumba biraro by'inka nta bagore barazamuka nibwa nubatse urundi rusengero ahitwa ku mwana hariya mu Kajembwe abora umwana nduhame ariko nyine abahazi barahame noneho ndagenda ndubaka umve nabashumba bari mu biraro mwabashumba mu biraro ariko ndagiye nubatse ahantu ku mwami urusengero mwirago rw'umusozi ndagenda tutimigano nyine ndubatse urumva gana nimaze kumenya ubwenge kandi namenye ivuga butumwa ikiza kiri baje kumfasha abandi igihe cyo gusakara kaje gutema umujinji ibyatsi bitswe umujinji kasanga sakara baraza baravura turabusakara urebe kubwo gukunda ibyo nubwo byutse bujambo ry'Imana tugasiga ibiraro nitwe tumwe bashumba ariko tukaje kurara muri ako gasenga ku gasozi ntabwo batwagira tukumvura bikunze akaba naho uhaguruka wenyine ukaje kurara ariko ngaho bigeze ubu sinobangiza kurara ariko nyine kubera uwo muriro wari watse ndaho to kujana ruguru mu biraruga naho nyine ubutumwa bwiza burabageze bandi rero bazamuka bagasanga ivuga butumwa ryeza byahashinze uko niko abantu bagiye bazamuka buhoro biga rero guhinga bagenda bamenyereza imbuto gesa ibigori bimenyera aha tuzamutse rero tuzahandi twakuwa gashi niho hari ibiraro byacu turahaba waba imyaka igera kuri 2 ku mwaka wa 3 urumva aho niho nashaki muri 50 joge abagore bari babasanzwe noneho wagiye gazamuka urumva uko kuzamukaga ni urugo rwabaga ruzamukanye n'umugore n'abana bakaje aho ikiraro cyabo kiri kintu wenda bakazamuka mu kubakiraro bakawusanganya inka zo zari zisanzwe baza mu biraro by'inka zabo aho bawubatse bazamukaga rero nk'amafamiye 2-3 bagatura nibo baboga rero batangiye nyine uburyo bwo gushaka icyo barya rimwe na rimwe bakaja abapfurero babagemurira irindi bagerageza guhinga kumenyereza izo mbuto zero ziramenyera nyine bigori biramenyera ndavuga ni turumva na nuko aho rero twahabaye urumva twari tuzamutse 55 ndavuga njewe na familie yanjye hariho abari bagiye imbere yacu hari nabandi baje nyuma yacu indodo barayikwiye aho bita muri kundo barahakwiriye imisozi yose barayikwira iri ruguru kuko nyine uzi ahari hatuwe abantu kuri none barahaba ariko byatangiye bityo mu biraro by'inka n'abashumba bahurira mu biraro abagiye bazamuka baje ari abakristo bavuye pfu ariko nanone bagasanga ibiraro by'inka n'ababashumba nabo n'abana babo bagakomeza yavuga butumwa kuko niko twahaba turahaba rero tuhageze aho kwa gashi urumva sinakomeje kuba mwarimu kuko itegeko kwari ukuvuga ngo umusore nubwo umenya kwigisha ariko utarubaka mbese utarashaka utarazamushaka kibaye guhaga ubwarimu bwemewe uya wavugaga nyine warafashaga wagangufasha ariko ntibo kwemereye kuba mwarimu birarinda rero aho niho nashakiye muri 58 maze gushaka rero aho nakabaye mwarimu icyo gihe twarahageze mu bijumbo deje hari habaye umwarimu witwa Segapara n'icyo gihe abashumba bazamutse mbere ku cyumweru rimwe na mwe niyo twaje gusengera mu bijumbo nyine hari kuri centre bijumbo akaroje gusenga abantu rero bamaze kugwira ku kundondo baduhitwa Lazaro bazirangira badahinda munyabyinshi atubera mwarimu aje hitwa mu Kinyoni ari ku ngoro nguye aratuyoboye imidugudu nyine yari yegereye anyamike ndavuga nihuta tubifate nganone nejo abanaciye aratuyobora icyo gihe imaze kuba 58 ashatse umugore ababyeyi bati tuve hano uruguru rwabaye ruke yatujiganje yitwiganduza ubu sinzi nimba warahabana inganje batsigende tujiganje Rumenge yari yagiye avuye gahukundo naho mwisanze muri abambere inganje oya abambere ni Rumenge twagiye ku mwaka wa ndavuga abanyamurenge Rumenge ni wagiye wa mbere nta bandi bantu abandi bari hari hatuye ababembere n'ababembere bari baje
ariko nabo bake nk'abatwa babaga nko mu mashamba yasanze inani igihugu hari ishyamba nyine ririmo imbogo n'inzovu n'ingano nabo basa n'ukimenyi nyine aragenda noneho amaze gakuhagera ababembe basa n'abamwishimiye abantu bati tubonye abandi bantu kandi hari hakiri na koloni y'abazungu n'umuzungu witwaga Rezi mwari muganga w'inka we yarahazi akanakunda ko abantu bajirayo ati muri hano ariko nta rwundo hari kiganje nyine Ruminge bagiye kukureba yo ngo ashike barahakunda ahita tumira abagore ni abana bamusanga arahaba nyine mu ngorane nawe yagemurirwaga nabo babembe bavuye kure akabaha amafaranga bakamugemurira urumva nyine bari bakiri bake nyuma haza umwe haza babiri haza bangahe twe twagiye kujayo agize imyaka 3 ahamaze kuba abantu batari bagiye bavaga impande nyinshi bamwe bavuye Bubembe abandi bavuye Uvira abandi bavuye za Rurambo abantu ko baraza nyine batari bake turagenda rero tujigaje ndavuga ku giti cyane ariko abandi barasigara noneho rero tumaze kugira rero inganje nanone nyine tutangiza ivuga butu kwasanze abari imbere tuje batanga nanone ga abakuru babona ababembe abazungu no bamisoneri barahandi hitwa Rurimba akabakure nanone ahantu hari malaria nyinshi turashika rero tumaze kuhashika noneho abantu mwaje gamaze kumenya ibipfa n'ibikira regavuye bamaze kumenya ubukristo muvaga hari abakristo bari abandi bakabasanga cyo gihe uko byari bimeze kuri ba missionnaire Kongo ni igihugu kimwe meme ni zone yonyine mvuge Sud Kivu nayo yari ni kugira ngo muyikwize mwivuga butumwa nabyo tuzari byoroshye noneho baje inama rero abazungu bari bamaze kuza barareba bati aba baswedwa mission libre suédoise niko twabyo kuri none ni sepake umva bati ibi bintu dushobora kubishobora twenya ngo dukwira ahantu mureke dutumiza abantu haza mu kwa 3 y'abazungu n'abaswedo haza abongereza haza n'abanoruveje none amaze gushika urumva nabari bavuye mu bihugu bitatu bamo kwa 3 bati noneho rero mureke tugabura uko dukora twebwe abongereza nako twebwe abaswedo dono waje twebwe nibo basapake kuri none yitwa ko mission libre suédoise ari ni abaswedo mbese bitikiraga maze nabyumva na noneho bati twebwe turaguma hano mu zone y'ubuvi namwe abongereza muje mu ifizi abo Norvege baje nabati namwe muje mu imwenga aho tuzoza duhurira gusa ni muri province ariko nanone bamwe bagire yabo komina bari ya organisation yabo niko yari imeze uko noneho rero ubwo urumva ico gihe twagiye ingaje ni muri zone y'Ifizi ni kure naho twari dutuye noneho tugiye handi hayoborwa n'abazungu babongereza muvuye mu baseto tuvuye mu baseto tibyanagomberaga ngo barinde baguhana recommandation ni directement ugezeyo yanze bikunje uri Pentecote wabaga uri umukristo wabongereza ako mbese urabyumva nawe urabyumva aho nimba ugiye imwenga directement murabona mu Norvege yari amategeko atakuka noneho gaburya tugiye tugega mu Bongereza abo Bongereza rero nabo nta terambere bari bafite kimwe n'abasore mu baswedwa nabo nubwo ariho bari bagitangira ariko nibura bageraga ibuvira ugasanga hariho udushuri bagarukiraga mu mwaka wa 6 ariko wa 6 nawo wajaga mwabana bavuye ndetse muri rusange bahagarukiraga mu mwaka wa 5 akagwa certificate noneho bakareba undi wa mbere wa kabiri bavuye muri ya my code yose agarukira mu mwaka wa 5 bagenda bafata uwa mbere no wa kabiri akaba ari bo baja mu wa 6 urumva nawe ntibajaga mu bose abandi wa 5 nabo bavugaga ngo bariko barakora baje kwigisha abandi babaga barangije umwaka wa 5 primaire none tugezeyo rero urumva twari twavuye aho nubwo twamenye gusoma twagize nyine umuhamagaro wo gukorera Imana n'ibindi twumva twifuje no kuja kwiga amashuri ya Bibiliya yewe nabandi nk'abangaye nk'ababiri cyangwa batatu urumva ne namaze no gushaka twigeze twiga na primaire tugere nani tangiye ngiye gutangira umwaka wa kabiri bujo shugaye katwagi namaze kuyandikisha ati ndetse barishiraho no bagata ubu gatwagiye nano wa muhamagaro ukomeje ku twihugure byibura turangize nk'uwo mwaka wa 5 tuzoje amashuri singorane twahuye nazo
turagenda ngo dushike aho hantu kuva aho twajaga ni aho bita ngo ni Rwanda aho ni mu Bongereza Kazimiya aho ni mu Bongereza Kazimiya niho hari uwo mwaka wa gatanu paka tugeze mu bwato rero rwari guca mu bwato ubwato butumana muri Tanganyika turi n'abana bari batatu ahubwo imari dukiriza hano nari mbonye ukuntu wakize impanuka y'ubwato izo ni impanuka twagiye duhura akibaza urangiza aho ngaho dukomeze kubuhamya ubwato butumira muri Tanganyika tutazi koga bwa mbere tuja mu bwato ariko imana iratukizanye n'ubwa mbere mwamubwiye mu mazi mani twatugiye mu mazi mu bwato muri Tanganyika yiriya sikimwe naho muri Uvira urabaza ukabona nk'umucanga naho hahandi nibuze muri Ruhanga nando waza ni imisozi imanuka gahita yikira mu mazi menshi cyane udashobora no kugenda n'amaguru nguce ku ruhande keresigaye mu bwato naho hari ahantu ho kugenda nk'amasaha 2-3 mu bwato buratumena rero ariko Imana nyine taradutanga abantu baje kudusanga aho n'ubwato buri bwa moteri badusanga aho baratukiza tuba twarapfuye tumwara gukira gusa tubona turakiza tunashitseyo banga kutwakira bati mwaratinze kandi abandi bagaje hagati ntabwo twabakira bari twagiye nanone tumena ishyamba twagiye turwana mu nzira n'imbogo n'inzovu tuza guseruka rero imbimba tugeze iminsi 2 n'amaguru mu mashamba tuvuga rero kwibarabara y'ubonja twatinye gusubira mu mazi twatinye amazi twayasubiye mu buke ubwo twavu baraje batukizamo basanze ubwato bwarubamye natwe dufata ku mugongo natwe tuzi ko twakize twagiye kwisanga twaje ku mugongo utumye nsubira inyuma ariko reka mbikubwira wagize amatsiko yaguka kandi ngomba ahantu wahure n'ikibazo ntugomba kuhiga urumva nawe hari muri 50 twagiye ari 58 aho hari muri 59 no mwaka umwe twari tumageze ku gitumaze kubaka size umugore mu nzu n'ababyeyi butumenye rero urumva twari tuzi no ko babana babembe bo batangiye ko kugerageza ngo reka boge ariko nabo nta handi baje noneho ibahatiye kudapfa ubundi bwato bwaturutse imbere bw'imashini iyo bita ngo ni bote irimo abantu benshi baturangije baza biruka natwe rero jene wacu tutazi koga twasigaye dufasha hariya ku mugongo abana babembe bagiye twakwato dusangaho turakira babandi bo barapfuye noneho bariko bogaga basanga bwato barangije imbere ni ahubwo nibo twasanze buriyemo imbere uva nta wapfuye muri yo abapfuye bukeye nano twaragarutse aho twuririye dushitse turatekereza tubi dusubire muhira ntabwo batwemera ko dusubira bishoboka twe abakize urupfu rumeze rutya tuterekana none dusubire turaharara cyo turahasiba iminsi 2 tutereka dusubire bazanye ubundi bwato none ukabone turagenda dushika giyo twajaga none nakubwiye dushitse banga kutwakira ngo twaratize niko rero kumena iryo shamba tujiro ahitwa Rulimbi ni kuri mugiye kwigusha kandi mashuri yandi twakuriki kutshiga gabo baratwakira ni hari n'umuzungu gane wari dahere komandation ngo tujaho ariko dushitse abo ba directeur baratwakira none ari Rulimbagaho tshike bahita batwakira nyine wari dahere na komandation turatangira gatorika tugeje hagati haba malaria nyinshi tuza kugaruka tuzifiza none twaje kurangiriza none ugaturangije gico gihe abantu babaye benshi inganje bahita bamba kumwari muri nanavuye no kwishuri bamba bwarimo kwigisha abana no kwigisha abakristo kandi twitwa kugipiye ko niko nahabaye ngaho baziri nubwo abaye mwari nabaye mwari yego kuri page muri iki gitabo twavuze mbere ubuhamya n'ishurirwa rikomeye yego ku page ya 39 gukira igitero c'abanzi niyo page ibanza byaganze bite byarenze bite hari bimwe ndashobora gucukumbura byose uko bimeze uzobisoma mu bitabo ngiye gucukumbura kantu nakandi ntabwo ukigeze wenda kuntera twabicaje ntakibazo reka tubiceje bo icyambere rero uracyumvise ni ikibazo tugeze mu mwanya w'ibibazo twahuriyemo icyambere nakubwiye ko twarwanye n'abavyeyi bavuga ko abagore bacu bicuje cyakabire babujije imana zabo basengaga mbese tuzanye ibintu by'inzaduka turwana n'ibyo mu buryo bukomeye turanesha aho ikindi cyakabiri nanone twaje kurwana nacyo rero nicyo kibigerageza umaze gukizwa ukaba umukozi w'Imana satani ntizi kuvaho bo
narwanye n'ibibazo bya satani aho nkubwira igitero cy'abanzi araho nazindutse nkikareba tugeze rero inganje urumva cyari igihugu gisa n'igishasha kubona ibintu by'iterambere byasabaga ngo muje ahitwa Ikalemi urahumva province ya Tanganyika kuri no kuva aho twacaga ahitwa Force Bendera hari barage icana umuriro icanira Kalemi barage yayo bahitwa Force Bendera y'umuriro amashanyarazi kuva aho ngaho no kugera iwacu rwa rugendo rw'umunsi gushika kuri barage tugafata kimodoka kilometero 120 na bitanu mbese kugera Ikalemi mu mugi tugahora ariyo tujya kugurishiriza kuko urumva ari narabaye mwarimu narashe no mu mashuri ganye bamfataga nk'igihanga nubwo atarabona reke ariko nyine muri icyo gihe urumva ubwo ufite certificate y'imyaka 6 igahita niwe nta wari hejuru yawe muri ako gace dutuye docteur mbese kabaro kukataka oya ni muri icyo gihe itwikishije abandi barabimenya kwarigisha bamenye Imana aho turabigisha inini baba tubigisha kwambara urumva ivuga butumwa rirazanye ibintu byinshi babakuye muri ubwo mwijima meme n'abagore ntibambara umugore yarakenyeraga nawe hagakenyera umaze gushaka wagize umugabo niwe waguraga akendaga kenyera gusa kindi gice cya ruguru kiri aho abasore bakambara impu tumaze gukizwa no barambara bitukura mu kwambara usa turamba nimbeho uwisatsira gikubukiyoroski tubona no tubuzega imyenda twiringita biraza uwo ni wa muco wagiyuza kubereja murima n'ubwenge mufite mwebwe yashaka naho umariza ayo mashuri maremare ariko bwavuye mu matorero Imana izikiza umubiri n'umutima ndavuga nihuta kuko nuko uzobona bazana abandi bakubwira ni n'utundi ducika ngiye bagiraga bikoreze aturakishijwe aho noneho ubwo nza kugenda umunsi tuza kugurisha kandi ndashaka kukubwira icyo gitero twahuye abanzi b'abantu ni benshi ntawe uvuga akantu n'akandi ngo navuge n'ibintu ngira yabyo noneho rero tugiye nije bari gapita inga zose zandikwaga ku naryanjye tukagurisha n'abazungu gusa n'amafaranga yose bakayamba ariko twanditse buri muntu n'ingayo n'ingano tugiye gutaha rero n'umugoroba aho twari ducumbikiye umugabo w'umushi tuyawe ayitwika po akagira umugore w'umunyarwanda noneho kuri icyo kimenya ariko tuvuga akaba ari mukumvikana abo mugabo we nawe agakora amazungu habagaho ni ba UN arahabagikara akaba mushoferi wa none hagiye gutaha ati mbona tutaha afite imodoka yabo igihe kirageze saa 11 aracura imodoka muri societe yabo no mataha atije imodoka twambuse rukugoruza rutoro ahantu hagororotse umuhanda wa ubwenge bwanje burashira pe ndi hagati y'abantu nako subiye inyuma yanshize imbere hamwe nabo n'umushoferi twigiye imbere duhura ngo numuramu wiwe niko yambwiraga umusoda w'umwajida ati mbabarire ureke aze yicarana woje hejuru hagati n'abandi ndakibaza ngiye hagati y'abandi rero mu modoka nabona ko bwe nigeze aho hagati sinamenye uko navuye mu wapfuna ngo numwije mu maso za kwisanga ni hari n'umwenda wanje nambaye baje modoka yakabo ariko sinakubita ubwenge ntibashe nzuka rero ndwana n'ibintu byitwa badagi mvuga mu izina rya Yesu ndigeze namenya nuko nasingi navuye aza kumusanga aho yagarutse avungira ababwira ati umuntu yavuyemo yagiye hasi yagiye yaje sanganye wa musodora amubwira ati ibintu bikiri cyambere iyi modoka tigene gutwarwa ngo sevi baragufunga uvugira kabiri dore yakomeretse ashobora no gupfa none ugenda uvuge ko yanyoye inzoga yasinze arasinda aragenda inanjana kuri brigade habaye nijoro abantu bataye hasigaye mu operation gusa n'aba polisi n'abacunze abanyamuru asiza ngo ndebagire ubwo umubiri wose wavirira nabyi byagenze bite ayi wa musoda nyireze bwa ati yanyoye inzoga yasinze ngongerageze kwihakana hapi babantaye aho ngaho
nyuma rero wa musaba byaro hasigaye n'ikimana mukoresha bateguye mbwira amakuru ni mubwiye uko byagenze bisiganje simbi uko bavuze zizumwe nzoga ndi na mwarimu wo kumbira zira kuzonga ati ni ibintu byari bishatse ko kwica none sinakufu nimburo ziko babasha kugenda ugashika imuhira genda amaraso yawe ntamba tindagenda simbagiraga nyine abacu cyo gega bahebye tubacu yapfu babona gandaje navunitse ukuboko kwa gufwa ryacize bwamo noneho ukigiye kwa muganga abazungu hari abavuzi b'abazungu badokiteri ashize hisima gufwa nyine byaciye aba magufwa acize ryine imbere ararebye ati ahantu kushira naho ushize hisima ariko ni habi ashira hisima tugenda ugira iminsi 10 zo Rwanda isi 10 ishize ndagara mushika ku horo hisima sanga igufwaga kibyigeze bigira n'ihuriro byatandukanye ahubwo tino none shira yidisi uraho koko kuzobo reka tuguca bitabaho ni kuboko ukiri umusore twari tujya umwana ndeka ubwo wanze gagenda kende no ukwezi uzogaruka nko kunikuraho yategene bizomubaho bikabujya ndagara icyo gihe rero ndababara tekereza ibintu nene atezwe no na satani habaye mu ijoro rero abantu barazuzo bisoma mbona haje abantu baje kunkiza ibyo bambwiye biranditse buzabisoma bati none uhereye none rero aho ni mwiyerekwa ryanijoro nabyo nayibonye mbona haje abantu baje kunkiza barandirimbira bati izindi twaziririmbye igihe cya Ibrahim kandi tuzamwe no kuvukiza byari guteye ni ibi aho byari vuye ni ariko satani yatsinze urakiza kandi uhereye none nuko urakiza yego urakoze cyane tugana ku musozo niyere komandasiyo rero watanga ndavuga mu itorero muri rusange ndetse n'abakristo ndetse n'abahura n'ibigeragezo wenda kuri icyo kibazo ni kuri icyo kibazo cyangwa turarekeraho cyangwa turakomeza turarekeraho ngaho ibyo ari byo jana ndetse akubwira byinshi cyangwa uzogaruke kuba uyu yabishatse kandi akakohereza hano uzoza ahubwo inshuro zibiri ndanamuhamagara umubwire ko utagomba gucika ibintu bagana bo icyo nubwira rero ibigeragezo biza mu buryo bubiri hari ibigeragezo byo kugira ngo ureke Imana satani nyine agusubiza mu byaha hari n'ibigeragezo bizanwa n'abantu kubera ishyari muri ibyo byose byari ariko rero Imana irakiza nyuma y'ukwezi kumwe gusa uko gukora ndahana bayize n'ubundi buzima nabura wihangarira ibigerageza koko ibitugerageza we dusunikira hafi n'Imana kuko muri ibyo bigerageza iyo unesheje uteye intambwe bagera Imana kandi Imana irushaho kukwegera mu gihe wowe n'ibigerageza Imana ikaturwanirira kandi hari naho n'ikindi cyo kukwiyereka umenye ko mu byo dukora tutari twenyine turi kumwe n'udutabara urakoze cyane wihangane muri ubwo buryo iyo ibigerageza byari byinshi witinya abikwegereza Imana ubona amana bagiye urakoze cyane yego tukira aho ngaho itorero ry'ico gihe mugikizwa n'ubu ngubu wabigereranya gute hari impinduka zihari cyangwa iryo jambo ryari rikwiye kuba irya nyuma y'ibiganiro ariko kuko bibajije nanone reka mbivuga ariko uzogaruka mfite byinshi uzogaruka rwose kandi uyu mugabo ntukamuha amagambo y'igice umuha amagambo nk'uko yabikeneye ndacyafite byinshi cyane iryo bajije rero itorero ry'icyo gihe n'igihugu hari itandukaniro ryinshi icyakora ni mu mikorere y'abantu ariko Imana ni imwe usomye hariya mu bahebura uko yahoze niko nanone imeze n'igihe kizoza mu bihe byose bitatu ni Imana yo ntije ihinduka ahubwo abantu nibo bahinduka n'imikorere yabo bo kuri none uko bayoboye none nuko bakora siko twe twakoraga twebwe rero abico gihe hari byo twonenga ariko ndavuga ku giti cyanje
ariko icyo ntushobora kuvuga imana ni imwe kandi ikorana n'abantu kwibasanze twe hari hataraba iterambere kiri mufite none aho kandi twari bashobora kumvikana imiyoborere yacu twari duhuje icyo twahurizagaho n'icyo kuko twari bake ariko abanone urasanga nko muri no quartier yacu hano no kubwira amatora hari kandi abapende ko nshika kucu icyo gese ko cyari ariko hamwe n'ibyo wenda urumva wenda n'abakozi nyine bari bakeya kuri none hari ubavuga ngo ni benshi ariko twe tukabinenga tugasanga tutahari harimwo abantu kwishakira nyine ubuyobozi ariko rero uyo byavuga imana asagera imbere kamuyobora aho icya kabiri ndavuga utwonenga ku giti cyane hari abandi barabishima singiye urambarije aho bitandukanye uvuga ibyanje simvuga uko ubibona uko twaririmbaga ntitwabyinaga nk'uko mubyina mwebwe twaririmbaga yego umwuka w'Imana nyine ukaza ushobora no kugutsinda hasi ukarira ukagira ibyo byarashobokaga kuko Imana yaje kuyobora mu rugo ariko none twabireba eske abantu babyarutse ukagira ikinyabufura umwuka w'Imana uje ndubaka ari abagore abakobwa basimbuka baca hejuru y'abasimbuka bagira gutahungu bashinga imitwe se bityaje ari n'umwuka w'Imana uri oya kabinenga mu rugo gutyo ngiye ku giti cyane kabinenga aho kugaruka kandi ikibindi byakera nabo bakavuga bati mwari bakenyine nkuko bakavuga bati mwari bake kandi mwari muyoboye bake ariko tuyoboye ibihumbi uvugira kabiri iterambere gari yarabaye none ni bagashiramo ngo n'ubwigenge demokarasi demokarasi yego demokarasi nyine ibaho ariko sinko kuvuga ngo abantu bayobore bose ukanabona hari nubaduka hari akaba yo kwaka umuyobozi uhagaze hari akamuha mikoro ngo nawe avuge bitesu akakantu tukakane n'utundi reka ngabwira ngo abantu bakwiye gukosora ukanasanga nakanubwira aka bazana umurambo w'umuntu wapfuye umuntu wapfuye turamwubaha n'umubiri we ugasanga ko warabyina rero basimbuka hejuru y'umurambo bawubyina umuntu n'umuntu nubwo yapfuye ni umubiri kandi bakavuga ngo kuriya ngo niko kwirukana ngo bikindu ngo umubabaro ngo marwa n'imigeri umwubahe ni ahubwo kumufasha twamusura tukanamufasha twamuhumuriza twamuvuga ariko zo ngo gusimbuka indumwe kere tubineye niba nawe uzusimba mu bandi ubwenge ese mutuje mu muco wa kera yego wa kinyamurenge ndetse n'ubu ngubu cyakoze tukira aho ngaho agakiza kaza hari icyo ka kongereye mu iterambere ry'umuco wacu kanini nakubwiye ko agakiza gakiza umubiri n'umutima mu muco wacu nakubwiye ko tutambaraga ariko umuco w'ijambo ry'Imana uje turamba twogaga aho tukura amasabune turuhage tukura ibirengeti n'amashuka turyama hameze aho bikomoka naho twebwe nguko tushobora kuvuga iryo terambere ryaje ariko tugomba kugaruka ukatubwira mbere yaho mbere y'agakiza mbere y'agakiza oya nta kibazo ntubivuga tuzabivuga butaha agakiza iterambere ryaza mu muco wacu kurya nakubwiye gukiza umubiri n'umutima umwuka wera yaraje mu bantu Imana iza mu bantu ijambo rikomeye kuruta byose ni uguhindura umupagana akamukiza Pawulo haraho yanditse hari mu Galatiya ngira ngo ni 19 yavuze ngo bana banje bato ngo nongera kubaramukwa nongera kuramukwa ngo kugezaho Kristo azaremerwa muri
ivugabutumwa rifite imbaraga zo kurema Imana mu muntu. Ngamumva uko mvuze. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Kurema Imana mu muntu ntibikurikiza ngo narize cyane, ndi umuganga ushobora kubaka abantu. Ndi umupilote ushobora kuguruka mu ndege, kaje no kunyenyera no mu kwezi. Ibyo ntibiraza mu imbaraga zo guhindura umupagani mu Kristo. Ariko imbaraga z'ubutumwa bwiza zidakoze isoneka kurya Pawulo yanditse. Zishobora guhindura umuntu nubwo yoba ndi umurozi akihana akazana uburozi atafatiwe inkota kubibazo. Umupagani wakoze ibiwe gahagarara mu ruhando rw'abantu ati nakoze ibi nacumuye ibi akikoza isoni kumugaragara. Izo ni imbaraga z'ubutumwa bwiza. Ubwo rero zaramuhinduye. Ubwo nubwo mu mutima naho ubwo ku mubiri nawe niko kubwiye barambaye baroga dururasa neza wambaye neza urasa neza urarara heza uragenda heza aho byakomotse bivuga butumwa ndavuga iwacu shiraho amashuri mwareze ubu niho batangiriye ndavuga mu karere nakuriye mu iryo cyose iterambere ry'ivuga butumwa ryakijwe ongera iki reka tugaragiriza aga twavuga bukira bugaca numva ufite ibintu byinshi kubwiye mfite byinshi cyane ndakubwira iby'Imana yadukoreye inganje ngaruke sasa aho nakoreye ayo aho hose nakubwiye yewe narakoze nakoze mu basweto shurizi icyo gihe navuye inganje ndongera ngaruka mu bijumba cyo ku mashuri ya Bibiliya ndi mu bijumba rwo mvayo ngira umuhamagaro urumva nabo navuye mu bijumba umusoto ngiye Fizi mu Bongereza ndagaruka cyo gepfa ku mashuri kujuga imyaka 40 ufite imyaka irenga 40 bavuye nanone nje mu Norvège itongo umva nanone igihe kigeze nzakubwira impamvu y'ibyo byose naho byagiye biva kuki nagiye mva ahantu ngaja nahandi zabikubwira kandi ibyo byingira akamaro kuruta ibindi nabyo nibyo bishobora kugufasha ukabyumva neza ukunda Imana izikura umuntu ahandi kabujana ahandi kandi nyine n'ahandi hari hakenewe ariko ikavuga iti ndagukura hano ndabishira haya Imana izibikora ibyo nzabikubwira aho mvayo nanone kandi Imana uruveza mu Rwanda niho ndino afite imyaka 49 ibyo byose rero nzogenda mbikubwira ariko uri huta ndabona kiniki utagenda zo garuko no ufite umwana kandi ndabwira imabura wagutumye mvuga ko waje wihuta nanakurega ibyo ndubifate ibyo Rakoze cyane dushimira ariko naramushimiye kuko yifuje kumenya ibyo wifuza kwigaza amenye kandi ngo utaganiriye na se namenye byose ubwo ngubwo rero nuhera mu gisirimba cyahara n'aba bandayishima mugahora mu byina hari yagusa timuzomenye ibanga ry'Imana izi kuzabantu kuzamura mu rugo bwitizamuye wewe hari n'abashobora kwizamura imihamagaro ni myinshi ibyo byose nabyo ni itatu hari umuhamagaro w'Imana ikaguhamagara ikagukura ahandi ikagukuza ukuri kose waba umutwa waba umuhutu waba umututsi waba umuzungu waba umwirabura Imana ikakuzamura ikagukuza ugategeka abantu yacu barusha uwo umuhamagaro w'Imana hari n'umuhamagaro wa Satani akagushuka neza hari n'umuhamagaro w'abantu urumva ukihamagara iyo mihamagaro nzokubwira mbavu yawe nikiki n'ingaruka zayo muvyo ndobikanye mubwire ibyo bitangaza Imana yagiye dukora kuri none atari byo guhimba twabanye n'intambara yo kuvuga ngo abantu n'abarozi ngo nibaje gukora byose ndabikora byose bizabiga ni bakuri ibintu babikure ngo acukura hakura ibintu byagusi cyangwa kumusebuki ni zijyanye integenke z'abantu nyine byarabaye igeze mbibona umunsi umwe basenye y'inzu umugore umwe ngo n'umurozi bamusenyera inzu neza barayisambura ndahaguruka ndabarega ubwo uwo munsi babagiye batema ubwatsi barayisakara mu masaha ntegenge kambaza igihe mwagiye muri ibyo seke niko kuvuga ngo noneho bwaburuzi bwarushisha Imana bara ese kurya yakubwiye ngo genda ucukure inaniwe kucica ngo cicire kuzima ngo gite kugikuraho se ko ari igiti yagiye agacari ejo ntaje kucikindi ngo kihasubiza ntegenge mamwagize none rero nagushimiye reka nanjye mbere yuko turangiza wowe tuganiriye bizagufasha bifashe n'ubu wabyifuza uri kurumva
ubushobozi bw'Imana n'imbaraga zihesha uwizera wese y'abandi yaba umunyabwenge y'abandi. Imana ntizira mu muntu ubwo yize ngubwo akize ngubwo agize. Akoze cyane dushimira abadukurikiye twose bakora subscribe kuri izo televiziyo twavuze, ariko turasoza dusenga. Okay, yifuje gusenga reka nubwo twatangiye tudasenga shawa nimbuze unasenga. Okay, reka tumuhe umwanya asenge, ndabyumva rwose abanza asenge turangiza nawe ubutaha. Mana ndagushimiye kuba uyu musore yaje hano ngo tumuganirize ibyo wagiye udukorera mu muhamagaro wacu. Ndanagushimira ko warinze ubuzima bwacu kugeza none tukaba dutekerereza abana ngaba bakwiye kuba buzukuru na buzukuruza. Ubwo nyine bagize uwo muhamagaro nk'uwo twagize twagukorera kugera hano, nawe ubahe nawe wazokore ibiruta ibyo twakoze. Uraharura Imana uracyari yayindi, kandi wowe wamutumye nawe bizamufashe. Kandi agiye avuze ko azagaruka nkamubwira byinshi bisigaye, ngo niko tubisezeranye. Udufashe muri ibi bihe kuzogeza tugeze ku musozo w'intego y'ikiganiro cyacu, tukaba twishimiye ibyo dukoreye mu izina rya Yesu Mwami, amen.